reka nongere ngusuhuze ukurikiye Techinika, nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Techinika ikwigisha ikoranabuhanga ndetse n'uko warikoresha mu buzima bwawe, ndetse no kugira ibindi bintu ukora bitandukanye. Turi kwigisha JavaScript mu rurimi rwifashishwa mu gukora porogaramu za mudasobwa. Twari twarize data types. Muri data types twabonyemo data type yitwa string. Nabwiye ko tuzayigarukaho kuko hari ibindi bintu dukeneye kuyigaho, tukamenya ibindi bintu ishobora gukora cyangwa se ubundi buryo twayikoresha. Turi kwiga string, twari twabonye uburyo butatu dushobora gukoramo string. Twari twabonye uburyo bwa double quote cyangwa se gukoresha utwuguzo n'utwugarizo tubiri. Twari twabonye single quote, gukoresha kano kamenyetso kamwe, ndetse no gukoresha backticks. Twari twabonye ko backticks ishobora kwemerera code za JavaScript zindi cyangwa se kugira izindi expression ushyiramo hano muri hagati muri yo. Ariko hari ibindi bintu tutabonye zishobora kuba zitandukanye. So muri iyi video y'uyu munsi nibyo tugiye kuba turi kureba, aho bishobora kuba bitandukanye ndetse n'ibindi bintu dushobora gukora dukoresheje string. Mbere na mbere reka tubanze turebe ku kindi kintu cya mbere, kuri feature yindi cyangwa se ikindi kintu izi backticks zishobora gukora, ari ukwemerera gukora string ifite imirongo irenze umwe. Urabona nkangaha nakoze variable yitwa lines, kiramo string isa nkaho ari liste y'amazina, ngo ni my buddies. Buddies ni inshuti. So ni liste irimo inshuti eshatu, Kamari, Kanyarengwe na Kamaramasenge. Urabona ko nta error yajemo. Dushobora kuza hano kuri output tukaba twareba iyi file yitwa string.js, ntabwo twabashyize kuri output. Reka dushyire kuri output lines, kuko iyi string yitwa hano uko variable yitwa. Noneho urahita ubona ko kuri output baraza my buddies, Kamari, Kanyarengwe na Kamaramasenge, bose baraza ku murongo bakurikiranye nk'uko twabanditse hano. Ahangaha kubera ko twakoresheje backticks, ugerageje gukoresha single quote cyangwa se double quote, urahita ubona ko hazamo error. Ntabwo bishoboka ko wakora variable ifite string iziri ku mirongo itandukanye ukoresheje single cyangwa double quote. Ni ikindi kintu cyiza kiba muri backtick. Ariko hari ubundi buryo ushobora kubikoresha ukaba wabona aya mazina akurikiranye gutya ukoresheje single quote cyangwa se double quote. Icyo gihe ukoresha akamenyetso wongera muri string, noneho kakaza kugufasha gukora umurongo mushya. Ngo reka tubisubize hano, noneho mbereke uko ako kamenyetso gakora. Umanutse hano nari nakoze indi variable yitwa lines1. Iyi lines1 hano tukaba dufite line, ngo ni lines ya mbere. Iyi urabona ko twakoreshejemo single quote, double quote, noneho tugashyiramo aya mazina atatu. Gusa urabona ko ari utundi tumenyetso twagiye twongeramo aka kamenyetso ka. Iyi ni backslash, ariko hano turakita escape character. Noneho ni n ivuga new line. Turamutse tubirebye kuri output, reka tubanze ducommenting ibyo hejuru kugira ngo taza kwivanga. Ibi ngibi ni tubishyira kuri output, ngo ni console log lines rimwe. Tuyirebera hano, reka tubona ko byaje biri ku mirongo itandukanye. Ikintu cyatumye biba rero nubwo twakoresheje single character, nuko twashyizemo iyi escape character hamwe n'iyi n ivuga umurongo mushya. Gusa ikintu hano bishobora kuba bitandukaniyeho nuko uramutse ushatse kubishyira ku murongo ukurikiyeho hano bihita bitera ikibazo. Bisaba ko nubwo wenda biri buze gukora umurongo wundi, ariko biba bisaba ko biza kuba biri ku murongo umwe mu gihe uri kubyandika. Kuri output niho bigaragaza imirongo itandukanye. Ubu ni uburyo bumwe ushobora gukora new line cyangwa se undi murongo bumwe ukabishyira munsi y'ibindi muri string wakoreshejemo quotes. Nubwo wabonye ko muri backticks, iyo wakoresheje backticks bihita byoroha kubera ko ushobora kubyandika munsi y'ibindi, noneho bikaza kuza. Ushatse gushyiramo undi mwanya, urabona ko hano bisa nk'ibyegeranye, ushobora kongeramo indi backslash ugashyiraho n, nabyo birakunda. Noneho waza kureba ugatubona ko hiyongereyemo undi mwanya urimo ubusa. Noneho ari nk'igihe uri kwandika ijambo ushaka gushyiramo nk'ikintu umuntu yavuze. Urabizi ko ikintu umuntu yavuze ushyiramo tuno tumenyetso tubiri, tuno twuguruzo n'utwugaruzo. Noneho ni gute wadushyiramo kandi ari natwo watangije? Ugerageje kudushyiramo bisanzwe, reka tuvuge umugani mugufi.
hano dufite umugani mugufi uvuga ngo Cyilima Rujugiro yaravuze ngo nta byera ngo de. Urabona ko hano twagerageje gushyiramo quote igaragaza ko ari umuntu wabivuze, ariko hano ko byahise byica kubera ko ihita imera nkaho ufunze hano watangiriye. Noneho bino bigahita bijya hanze, hano ugatwongera ugashyiraho ebyiri yenda ari yasozwaga hano n'indi yari gusoza hano, ukabona ko bihise bipfa. Uburyo bumwe ushobora kurenga ibi ngibi nuko wakoresha single quote, niba ushaka gukoresha double quote mo hagati, hano inyuma ugakoresha single quote, noneho double quote ikaba ishobora kujyamo hagati, ku buryo uramutse ubishyize hano kuri output ushobora kuza kubona ko wango kamara amasenge, noneho ibi ngibi n'ibindi byo hejuru reka dushyireho indi new line kugira ngo bize kujya munsi haze kujyamo ikindi kintu. Urabona bahita bavuga ngo Cyilima Rujugiro yaravuze ngo nta byera ngo. Urabona ko utu dukote twajeho hano kubera ko twakoresheje single quote, ariko ushobora kudashaka gukoresha single quote ugashaka ko hose ukoresha double quote nka gutya, nabyo birashoboka. Ikintu ukora ni uko mbere y'uko ugera kuri iyi quote ushaka ko iza kugaragara hano kuri output, ubanza gushyiraho kaka backslash cyangwa se kaka escape character. Iyo ugashyizeho ihita yifata nkaho iri mu ijambo n'ubundi uri kwandika, na hano hahera naho ukaza ukayishyiraho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi biratanga igisubizo nk'ibyo twaba tubonye mu kanya dushyizeho quote imwe. Ngo nitufungura guhita ubona ko still biracyaza nyine igisubizo ari cya kindi. Iyo ushaka gushyiraho izi quotes nabwo ukoresha iyi escape character. Hari n'igihe ushobora kuba uri kwandika ijambo ko iki kimenyetso ushaka kuvuga ko iki kimenyetso aricyo dukoresha mu kugira ngo tubashe kubona ibintu ubundi tutabona. Ushaka kuvuga uti let, hano icyo tuvuze dufashe variable two gusobanura, dusobanura ko ikimenyetso backslash cyangwa se escape character aricyo kidufasha gutaruka umurongo umwe nk'uko hano cyadufashije hejuru. Tugerageje kubishyira kuri output reka turebe uko biraza kugenda. Ubwo ni gusobanura niyo yindi tubonye. Nitushyira hano kuri output urabona ko ntabwo icyo kimenyetso uri buze kukibona, ntabwo uri bukibone kubera ko cyo gifatwa nka escape character. Nacyo ubwacyo ntabwo kiri bugaragare ko na hano hejuru cyifashishwa gifite ikindi biri kumwe kugira ngo kigire icyo gikora. Niyo mpamvu kugira ngo nacyo kigaragare ugishyiraho inshuro ebyiri. Iki cya mbere cyo ntabwo nta kintu kiba kiri kugira ngo umenye ko iki gikurikiyeho kiraza gufatwa nk'ijambo risanzwe. Noneho nitubisohora baraza guhita ubona ko bavuga ngo ikimenyetso noneho gihita kizamo, nicyo kidufasha gutaruka umurongo. Ni ukuvuga ngo ahantu hose uzabona ukeneye kugira ikintu wandika nko gukora undi murongo, nko gushyiramo udukote cyangwa se kwandika ikimenyetso n'ubundi ukabona uri gukoresha akamenyetso kari buze kuguteza ikibazo, ni ukubanzaho iyi escape character, noneho inyuma ugashyiraho icyo kimenyetso kindi ushaka gushyiraho kugira ngo kize kugaragara hano kuri output cyangwa se niba ugiye kubyohereza kuri system yindi bikaza kugenda bimeze neza. Ibi ni bimwe mu bintu ukwiye kumenya mu gihe uri gukorana na strings. Ikindi kintu ukwiye kumenya kuri strings ni uko buriya string ni object, nubwo twazize muri primitive data types ariko strings ni object. Rero iyo ikintu ari object kiba gishobora gukoresha properties na methods. String nayo rero ntabwo itandukanye, nayo ifite ama properties na method ashobora kubikoreshwaho kugira ngo agire ibindi bintu akora. Izi ntabwo ari methods cyangwa properties wowe ubwawe wikorera, ahubwo ni properties zakoranye na object ya string. Abantu bari kubikora babishyizemo ku buryo biba bihari ku buryo ushobora kubikoresha. Dufashe urugero dufate nk'iyi lines 1 iyi ni string, noneho nukanda akadomo uraza guhita ubona method nyinshi ushobora kwapplyingaho ukaba ushobora kuzishyira kuri iyi string, ariko uraza kubonamo na property yitwa length. Iyi length iyo ikoze iguhereza uburebure bw'iyi string, iguhereza ngo ifite inyuguti zingahe. Dufate urugero ngiyi tuyishyire kuri output reka console twifashishe isomo tuyishyira hano kuri output, tuyishyiremo hano, noneho turebe ifite uburebure bungana iki. Aho tubona ko ifite inyuguti 57, ifite inyuguti 57. Ni ukuvuga ngo yabaze ihereye hano kuri inyuguti ya mbere kugeza igeze kuri 57.
ushobora kugenda ufata inyuguti imwe imwe muri izi ngizi ukoresheje icyo bita index. Ni ukuvuga ngo buri inyuguti ya mbere iba ifite 0, inyuguti ya kabiri ifite 1 kugeza ugeze ku nyuguti ya nyuma. Reka tubifate urugero turebe. Iyo ugiye gufata index ya string ukoresha kano kamenyetso ugashyiramo index ushaka. Tuvuge ko dushaka inyuguti iri kuri index ya 0, iyo nyuguti niyo iraza guhita ijya kuri output. Tubona ko inyuguti iri kuri index ya 0 ni ma, ariyo iyi ngiyi. Twabonye ko ifite inyuguti 57, reka turebe nk'iyo kuri index ya 50, urasanga ari a mu bice by'ahangaha. Ni ukuvuga ngo izi index zigufasha kuba wagenda ubona imwe imwe muri izi characters cyangwa se inyuguti zigize iri jambo ryose. Gusa naberetse ko length ituhereza uburebure bw'iri jambo. Ntabwo length ibara ikurikije index, ahubwo length ibingana na index zose uteranyijeho rimwe. Ni ukuvuga ngo niba length ingana na index uteranyijeho rimwe, kugira ngo ubone index ya nyuma ufata length ugakuramo rimwe. Twabonye ko length yanganaga na 57, index ya nyuma ubwo yangana na 57 ukuyemo rimwe. Kugira ngo umenye index ya nyuma muri iri jambo ngo ni iyi. Ubwo ngubwo kugira ngo mbereke ko index ya 57 ntayihari, reka dufate 57 noneho urebe ukuntu biri bugende. Undefined, urabona ko index ya 57 iri undefined, ariko dufashe 56 kubera ko ariyo index ya nyuma, turaza guhita tubona ubusa kubera ko hano twasizeho umurongo uri mu busa. Reka dushyireho 55. Tubona ko iba a niyo ihera hano, noneho hagataho uyu mwanya urimo ubusa usiga umwanya munsi y'ijambo. Urabona ko index na length bifite ahantu bihuriye kubera ko length ingana na index zose uteranyijeho rimwe. Ariko nindi kubereka property ya length nuko nashatse no kubasobanurira kuri iyi index kugira ngo mutaza kubona ndi kuyikoresha noneho mukayoberwa ibyo ari. Iyi ngiyi ni property ya string uzabona ikoreshwa kenshi cyane, izakoreshwa kenshi cyane ahantu hose uzayibona. Noneho tujye kuri methods. Strings zifite methods zindi zishobora kuba zakoreshwaho. Nari naberetse urugero. Iyo wanditse nka string, turebe nk'indege yitwa gusobanura, ugashyira dumubona method nyinshi. Dufate urugero, dufate nka method yitwa to uppercase. Iyo ukoresheje to uppercase ugiye gufata iyi method, iyi string ukayigira mu nyuguti nkuru. Reka tubikore, uhita ubona ko byose noneho biraza mu nyuguti nkuru. Ushyizeho to lowercase nabwo biraza guhita bijya mu nyuguti ntoya byose. Ubona ko noneho bije mu nyuguti ntoya. Izi ni method ebyiri ushobora kuzakenera gukoresha muri strings, kandi zikaba ari ingenzi cyane, zishobora kuba zagufasha. Hari izindi ari nk'iyo bita index of. Reka tuvuge ushaka kureba ngo iyi r cyangwa se iyi la iri kuri index ya kangahe. Ubwo icyo wakora wakandika iyo string iri muri umugani, noneho ukandika ngo index of, ugashyiramo iyo nyuguti ushaka kureba index yayo. Reka tuvuge ngo ni r dushaka kureba index yayo, noneho tuze kureba kuri output. Tubona ko iri kuri index ya 7. Tubaze hano ngo ni 0 1 2 3 4 5 6 n'umwanya urimo ubusa nawo ufite index, noneho ukabona ko r iri kuri index ya 7. Hari igihe noneho ushobora gushaka kureba nk'iyi r iri hano. Iyi r iri hano urabona ko hano imbere hari indi r. Ngo nidukenera kurebera iyi r iri hano, tugashyiramo r hano, ishobora kuza kwibeshya igahera kuri iyi y'imbere, ntihite ijya kuri iyi ngiyi. Ubwo nidushakisha r
tubona ko iratuzana iri kuri index ya kabiri. Iri kuri index ya kabiri ni iyi ngiyi, kandi dukeneye kureba iyi ngiyi iri kuri index ya kangahe. So aho ngaho icyo turi buze gukora, turaza guhereza iyi method, turayihereza indi property cyangwa se indi argument. Noneho iyo argument ize kuba irimo index dushaka guheraho. Reka tuvuge ubwo twamaze kubona ko iyi ngiyi iri kuri index ya karindwi, reka tuvuge ize kureba ala ihereye kuri index ya karindwi. Nidushyiraho karindwi, iraza kureba ala iri kuri index ya 13. Ala iri kuri index ya 13, dore nanone hano dufitemo indi ala. Dufitemo ala nyinshi, ariko ubwo hano iyi ngiyi kuri 13, reka duhere kuri 14 ubwo ngubwo kugira ngo n'iriya nayo tuyitaruke. So nuko nguko index of ikora. Tubona ko indi ikurikiyeho ala iri kuri index ya 18, ariyo iyi ngiyi. So nuko nguko ushobora gukoresha index of kugira ngo umenye ngo iyi character runaka iri kuri index ya kangahe. Ushobora no gukoresha indi yitwa index of, last index of. Turebe nko umugani, turebe last index of, noneho turebe inyuguti ya, noneho tugiye kureba ala, ariko noneho iyi last index of yo ihera inyuma ishakisha iyo ala nyine. Ubwo nukuvuga ngo nidukora running ireba ala iri kuri index ya 37. Ya 37, ubwo hano dufite ala hano, bivuze ko ari iyi ngiyi yahereye inyuma. Hano naho ushobora gushyiraho ngo urahera kuri index ya kangahe. Reka tuvuge irahera kuri index ya 38. Turebe ko iraza kubona ala, irabona indi n'ubundi. Noneho reka tubihe index ya 30, irahera inyuma ize gutangira gushakisha ala igeze kuri index ya 30. So ubwo nituyireba irahita ibona indi yo kuri 18 nayo, kubera ko 30 iri mu bice byaha. Nisubira inyuma iraza guhita ibona iyi ala ko ariyo ikurikiyeho, yo ihera inyuma ireba ala, mu gihe iyi index of yo ihera imbere. Iyi index of nayo iba ingenzi cyane iyo uri gukora search. Uri gukora search ku ma website, mujya mubona website zifite search. Iyi index of ishobora kugufasha mu gihe uri gukora search. Reka turebe indi method yitwa includes, nayo turareba mu mugani. Include uyihereza ijambo ikakubwira niba ryabonetse muri iyo string. Reka tuvuge urugero, muri string y'umugani dufitemo ijambo rivuga ngo. Iri jambo rero tugiye kureba ko koko ririmo. Turebe ngo iratubwira niba ari true cyangwa se niba ari false. Niba ari true, ngo iryo jambo riraba ririmo. Niba ari false, iryo jambo ntabwo riraba ririmo. Reka tuyifungure urebe, iratubwira ko ari true kubera ko iri jambo ngo ririmo. Noneho reka dushyiremo ijambo papa, turebe ko naryo ririmo. Nitukubwira ko ari false, iri jambo ntabwo risangwa muri iyi string yitwa umugani. Iyi include iraza ikareba muri iyi string ufite hano, ikareba ko iri jambo wayishyizemo ryaba riboneka muri iyi string. Ibi ngibi nabyo ushobora kubikoresha muri search, uri gushakisha kuri website. Okay, noneho ubu ngubu tugeze ku kindi gice, aho tugiye kureba ni gute ushobora gufata agace gato mu ijambo, noneho ukagakuramo ugasigana agace gatoya. Reka dukore string itari ndende cyane, reka tuyite ababyeyi, tuvugemo ababyeyi beza. Yego, dufite ababyeyi beza, niyo string nshya dukoze kugira ngo tugire amagambo amwe n'amwe dukuramo. Noneho niturangiza tuze hano kugira ngo ufate agace gato mu ijambo ugakuremo, ushobora kwifashisha indi method yitwa slice. Iyo ukoresheje slice, uhitamo index uraheraho ufata agace niyo uri burangirizeho, ariko iyo uri burangirizeho yo ntabwo iraba irazamo. Ukuvuga ngo niba tugiye gufata ababyeyi tugaslicingamo agace gato, murabizi umugati nawe bawukase bawita slice. So slice ni ugukata aka gace k'iri jambo, noneho tukaba ariko twagaragaza. Noneho niturangiza
uhita ushyiramo start cyangwa se hano rero tubona uko bikorwa. Start index uraheraho, reka duhere kuri index ya 0, noneho tuze kurangiriza nko kuri index ya 3. Ubwo ni turangiza kuri index ya 3, hano hari index ya 0, hari index ya 1, iya 2, iya 3 iriho ba iyi index ya 3 nubwo ariyo turi burangirizeho ntabwo iri buze kuza mu gisubizo. Ubwo ni turangiza kuri 3, igisubizo kiraba gihera kuri 0 kigere kuri 2, 3 ntabwo iri buze mu gisubizo. Noneho turebe, urahita ubona ko agace dukaseho kitwa aba. Ibi ngibi nabyo ni ingenzi, ari igihe uzakenera kubikoresha. Dukaseho agace kitwa aba. Iyi ni slice, hano ushyiraho index itangira na index irahereraho, ariko iyi index irahereraho yo ntabwo izamo. Reka dufate indi, noneho hano dufate ababyeyi nanone, ni indi method yitwa substring. Substring ni ingenzi nk'iyo ugiye gukora nk'ibyo warukoze hano kuri slice, ariko ukaba ushobora kubicurikiranya. Reka tuvuge ukibeshya ugashyiraho ukabicurika nka gutyo, ugashyiraho 3 na 0, bishobora gutanga igisubizo kimwe. Ubona ko biratanga igisubizo kimwe, ariko bidakeneye ko uba wabikurikiranyije neza. Igihe umuntu yibeshya kwandika code noneho akaba ashobora kubicurikiranya akazamo amakosa kandi atari yayiteza. So ubwo ngubwo urumva ko bishobora kukubera byiza gukoresha substring mu gihe ndashobora kwirinda ko aya makosa yazatuma program yawe idakora nkuko washakaga ko ikora. Noneho ushobora gukoresha indi method yitwa substring, ariko yo ntabwo urangiza kuyandika. Ubwo ni ukuvuga ngo dukoze ababyeyi wandikaho substring, ariko ntukomeze. Noneho hano ugashyiramo index uraheraho, reka duhere kuri 0, noneho ushyireho umubare w'inyuguti ushaka gufata ziraza mu ijambo urakura. Reka tuvuge ko dushakamo inyuguti 5, turakata kuri iri jambo, muri iyi string yose turakatamo inyuguti 5. Nituza hano kureba kuri output, urabona ko tugejeje ku nyuguti 5 kuri ababyeyi. Dushaka kugera nko ku nyuguti 10, nabwo iraza kuza ikatemo inyuguti 10. Urabona ko iraza kugera hano ababyeyi, hano nayo iyizemo. So substring ikoreshwa iyo ushaka kugira agace ukata ariko ukoresheje umubare w'inyuguti. Hano twabonye index itangira na index ihera, ariko hano kuri substring ubyanditse byose ntabwo ari ngombwa ko ubikurikiranya neza. Noneho kuri slice ikora nka substring, ariko bisaba ko uhera kuri start aho uri buhere naho uri bugarukirize, nubwo aho ugarukirizaho haba hatari bugaragaremo. Noneho indi method yindi umuntu ashobora gukenera kumenya kuri string ni iyitwa split. Iyo ukoze split, noneho nidukora split turaza guhita dutandukanya iri jambo. Nidukora split tubona ko iri jambo ryose riraza guhita riba array. Array ntabwo turageraho n'ubitekerezo cyane, ariko array aba ari itsinda ry'amagambo kubera ko twakoze split gusa. Ariko ushobora gushyiramo split ibigamije guca iri jambo mo ibice. Dushobora kuvuga iri jambo tuze kuricamo ibice tugeze ahantu harimo umwanya urimo busa. So ibyo ngibyo dushobora kubikora, tukaza hano muri split hagati ugashyiramo izi quotes, warangiza ugashyiramo umwanya. Ubwo nuvuga ngo nigera ahantu hari umwanya iraza guhita iricamo ibice. Uhita ubona ko havamo ibice 2. None ibyo bice 2 bigahita bijya muri array tugiye kuyivugaho mu kanya. Noneho ushobora kuvuga uti turebe indi string kwa dufite hano hejuru irimo ibindi bimenyetso byinshi nk'iyi y'umugani. Tuvuge umugani ushaka kuwucamo 2 ugeze ahantu hari quote, ngo ngo split noneho kadushyiramo single quote kubera ko tugiye kuvuga ko biratandukana bigeze ahantu hari quote. So nitufungura nanone turaza kubona ko yaje
ibara rya mbere rigeze hano kuri handi hari quote ihita ijyamo ayo magambo, ihita ibikata, noneho ibi nabyo ibigira ukwabyo. Iyi split nayo ni ingenzi, tuzagenda tuzikoresha uko tuzagenda turushaho kwinjira muri JavaScript cyane. Urabona ko iyi ihita ifata string ikayigira array. Nanze kubivugaho kubera ko tuzajya twiga array, ariko niyo tugiye guhita dukurikizaho mu isomo rikurikiyeho. Ubwo kuri string nababwiye ko ari byo twari twarize, ko ushobora gukora string ukoresheje double quote, single quote na backticks. Nababwiye ko backticks ushobora gukoreshwa mu gukora strings zifite imirongo irenze umwe, ariko ibyo ngibyo ushobora no kubikora nanone muri string zindi ukoresheje quotes na single quote, nabyo birashoboka. Nababwiye kandi ko string nazo ari objects zifite methods na properties. So hano kwa turi kureba zimwe muri methods z'ingenzi zikoreshwa muri string, naberetse na property ya length ikoreshwa cyane. Ibi ni ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri string, noneho reka duhurire mu isomo rikurikiyeho.